dushimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza muri iki gitondo kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Muri kumwe n'umushumba Rwigina Esironi, umwungeri w'itorero rya Holy Pentecost Church, kuko tubimenyereye muradukurikira kuri channel yacu Horebu Pentecost Church Nairobi TV. Twongeye kandi kubararika abaza gukurikirana iki cigisho, abaza kubishobozwa bose muze nanone gukora subscribe, like, share, comment, uko Imana iza kubashoboza ku kintu cyose mubona cyakungura umurimo w'Imana. Rero turagira ngo tuze gufata umwanya dusome ijambo ry'Imana hano mu rwandiko nanone rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2 umurongo waho wa 3. Bibiliya yaravuze ngo uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Amen. Iri ni ryo jambo tugiye gukomerezaho. Reka tuze gufata mwanya dushimira Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo umwami, turagushimiye mu gitondo ciza kiki uduhaye cyo kongera kandi ku imbere yawe. Ubu tugiye kandi kongera kuganira ijambo ry'Imana, ukomeze kudufasha twebwe abagiye kuvuga, ukomeze gufasha abumva bose, bakomeze Imana guhishurirwa byinshi kubijanye n'ijambo ryawe. Nta yindi ntego, nta kindi kigenderewe usibye gusa kuko data dushaka kugira ngo ubugingo bw'abakristo bufashwe, ubugingo bw'abakristo buhinduke, ubugingo bw'abakristo buje mu gihe ciza cyo kumenya Imana. Asante kuko udufashije, asante kutugiriye neza, tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kuko tubibabwira twongeye kandi gushimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye uburyo bwiza kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana biratugira ngo ni umuti. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirahuhura, ijambo ry'Imana riratabara. Pawulo yandikiye Timoteyo nanone mu gice cya 3 umurongo wa 16 aravuga ngo ibyanditswe byera byose by'Imana byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umwana w'umuntu no kumuhugura no kumutinya no kumuhana kugira ngo umuntu w'Imana ngo aboneke ashitse neza. Ijambo ry'Imana iyo turivuga no kugira ngo ribashe kuduhugura, ribashe kutwigisha, ribashe kudutesha, ribashe kugira ico rikora ku buzima bw'umwana w'umuntu. Bibiliya rero nk'impumeko yavuye mu ijuru niyo tugiye kuja kuganira, n'impumeko y'Imana, n'imvugo y'Imana. Imana ishaka kutuganiriza, ituganiriza mu ijambo ryayo. Pawulo rero iki cyanditswe tugiye kusubiramo ni igice cya 2 twavuze hejuru y'uburyo Pawulo yavuze hejuru y'umusirikare mwiza wa Kristo. Aravuze ngo uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Uje ufatikanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Twavuze ko Pawulo yagerageje gutanga ingero cyane cyane avuga hejuru y'umusirikare. Umukristo agereranywa n'umusirikare mwiza wakoze igisirikare neza. Umukristo nawe agereranywa n'umusirikare mwiza wa Kristo. Bibiliya itubwira neza uburyo Pawulo yashakaga guhata, Pawulo yashakaga guhugura Timoteyo, Pawulo ashaka kumwigisha uburyo agomba guhagarara mu murimo, uburyo agomba guhagarara mu gikorwa, agahagarara nk'umusirikare mwiza uhaye ukora igisirikare kiwe neza. Buriya turaza kuganira hejuru y'amabwiriza cyangwa se ibintu biranga umusirikare mwiza wa Kristo. Ikintu cya mbere, umusirikare mbere yuko aza kwinjira mu gisirikare azabanza gukora engagement. Akora engagement, akinjira, akaza kwiyandikisha mu gisirikare, akandikwa. Buriya natwe mu Bukristo, iyo umukristo aje ukora engagement ukavuga ngo ndetse inzira zose nahoragamwo, mvuye mu nzira z'ibyaha, mvuye mu nzira zose zakera nagenderagamo, ukinjira mu yindi nzira, ugahamagarwa ukinjira mu gakiza, ukinjira mu buntu Yesu Kristo akaduhamagara tukinjira mu gakiza. Iyo maze kwinjira ubukoze engagement, ubutandukanye nariya zose, cyo cyatumye avuga ngo ntiwoba ucishize mu z'ubugingo ngo ubukinejeje uwakwanditse
kuba umusirikare. Bishaka kuvuga ngo iyo umuntu ahamagawe akinjira mu gakiza abahinduye ubuzima, abahinduriwe amateka, ukava mu buzima buriya wari urimo bwa kera, ubuzima bw'igipagani, ubuzima bw'intege nkeya, ukinjira mu buzima bwa Gikristo, mu buzima bwo kumenya Imana, ukabukoze engagement nk'umukristo. Nicyo cyatumye avuga ngo umusirikare mwiza wa Kristo, ijambo rya mbere akora engagement, acte d'engagement. Umuntu akiyangaje akaba yinjiye mu bundi murimo, akaba yinjiye mu rundi rwego rwo kuvuga ngo mbaye umukristo, akavuga nk'umukristo, akagenda nk'umukristo, akatekereza nk'umukristo, ibikorwa byiwe byose bikaba ibikorwa bivuye muri bwa buzima yahoragamwo, akabagiye mu bundi buzima busha. Bwa buzima busha bakagira amabwiriza agenga bwa buzima busha agiye kwinjiramwo. Nico gituma yavuze ngo uje wihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Nukuvuga ngo ubugiye kugira urundi rugendo, hari ibizo ubugiye kuja kwihanganira. Tuza kuganira mu ijambo ry'Imana. Ijambo rigira kabiri, iyo umaze kwiyangaje uzutozwa, ukabatreni bakagutreninga, bakaguheza amahugurwa, ukigishwa uburyo igisirikare gikorwa, ugahabwa amategeko, ugahabwa amabwiriza. Bakakubwira ngo iyo umuntu amaze kwinjira mu gisirikare uyu murongo ntaza urenga, ntaza gukora gutya, bigatuma uhagarara neza mu gisirikare cyawe. Uko niko n'abakristo tumeze muri kino gihe. Iyo tumaze kwinjira mu bukristo, hari amabwiriza agenga bwa bukristo muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ngo amaze kugeramo, birize tubwira ngo ababaye icyare mwigisha, imirimo ya kera yose ibishize byose bigahinduka bisha. Nukuvuga ngo iyo twinjiye mu buzima bwa Kristo, tuba twuhindutse ibyaremwe bisha, tuba duhindutse abana b'Imana, bagomba kugengwa n'Imana, bagengwa n'ijuru, bagengwa n'amategeko y'ijuru, bagengwa na gahunda z'ijuru, bagengwa na gahunda z'umwuka wera w'Imana. Tuba tukigenga ndiko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo mukira abanyu ngo mwigenge, ahubwo tuba tugiye kugengwa n'uwaduhamagaye. Bwana Yesu asifiwe. Tuba tugiye kugengwa n'urya mwami waduhamagaye, urya mwami watwangaje, waduhamagaye kuza gukorwa muri cya gikorwa. Iryo jambo tuvuze ni ukuvuga ngo iyo uje hano muri uza wigishwa, ukigishwa, bakakubwira ngo dore uko abasirikare baza bagenda, dore uko abasirikare baza bambara, dore uko abasirikare baza bitwara, dore uko abasirikare baza bavuga, ntibapfa kugenda kuko abasivile bagenda. Uko niko natwe bamaze guhamagarwa n'Imana tugomba kugenda tugengwa n'amabwiriza y'ijuru, amabwiriza y'Imana uko agomba kugenda. Ikindi kigira gatatu, iyo umusirikare amaze kwiyangaje hanyuma agahabwa amabwiriza, azahabwa intwaro, kubera koko abagiye kuja mu rugamba. Bakakubwira ngo uvuye mu buryo bwa gisirikare bwa gisivile, ugiye kwinjira mu buzima bwa gisirikare, hari intwaro ugomba kwitwaza. Agahabwa intwaro agomba kurwanisha kuri rwa rugamba agiye kujamo. Uko niko n'abakristo tugomba kuba twambaye intwaro zose z'Imana. Pawulo nanone uyu yandikiye urwandiko rw'Abefeso ibice 6 umurongo waho wa 10 ukamanuka kugeza ku wa 18, avuga hejuru y'intwaro abakristo tugomba kwambara. Avuga kuko hariho intwaro zikomeye tugomba kuba twambaye. Tugomba kuba twambaye intwaro za Gikristo, intwaro zo kurwana urugamba. Kandi Pawulo yaravuze ngo iyo turwana urugamba rwa Gikristo, ntabwo turwana nk'abantu, ntabwo turwana natwe n'inyama z'abantu, ahubwo yaravuze ngo tuza turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ntabwo turwana n'abantu bambaye uyu mubiri, abantu bambaye inyama n'umubiri cyangwa se n'amaraso, ahubwo ngo turwana n'ibitagaragara. Kubera kuko turwana n'ibitagaragara, nico gituma tugomba kwambara natwe intwaro z'umwuka wera w'Imana. Intwaro z'umwuka wera w'Imana nizo ziza zirwana n'imyuka mibi y'umwanzi itagaragara, kuko niwo mwanzi turwana. Bundi ijambo ry'Imana ritubwira kuko umukristo afite abanzi batatu bakomeye arwana nabo. Ijambo rya mbere ngo turwana n'umubi, ariwe Satani, ariwe siwe w'ibinyoma byose. Niwe mwanzi wa mbere umukristo arwana nawe. Ijambo rya kabiri tukarwana n'uyu mubiri wonyine ubwawo twambaye. Ikigira gatatu tukarwana n'iyisi dutuyemo. Abo n'abanzi batatu umukristo arwana nabo. Turwana n'umwanzi Satani, tukarwana n'iyisi, tukarwana n'uyu mubiri twambaye. Kandi ibyo tubirwanisha amakofi, tubirwanisha amasasu, tubirwanisha inkota, tubirwanisha imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Bituma Pawulo rero yandikira Timoteyo, aramubwira ngo uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiye umusirikare mwiza wa Kristo.
avuga hejuru izo ntwaro. Igice cya 6 ko twari tuvuze iravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana, intwaro zo kwikingira, intwaro zo kurwana, intwaro zo kwikingira. Bibiliya muri ico gitabo cy'Abaefeso tubasanga intwaro zigira kuri 7 umukristo agomba kwambara. Harimo 5 tugomba kwikingira, hakabamo n'izindi 2 nako iyo tugiye kurwana urugamba arizo tuzadukoresha iyo tugiye gutsinda intambara. Harimo intwaro yaravuze ngo mutware agakiza kabe ingofero. Tugomba kwambara ingofero nk'agakiza ikadukingira umutwe, ingofero zikingira umutwe imitekerereze ntiraswe. Ubundi ngo tutware kwizera nk'ingabo, ingabo ibasha gukingira igituza kugira ngo kitaraswa. Dutware kwizera kumeze nka kurya kw'ingabo, ingabo ikingira kugira ngo iyo mwambi Satana turasa imyambi tugakingisha ya ngabo. Aravuga ngo tuje twambare gukiranuka, avuga ngo twambare ukuri, twambare n'inkweto ngo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buyiteguza. Izo ni intwaro. Ariko aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Aravuga ngo mutware inkota y'ijambo ry'Imana kuniyo muzabasha kuzimisha ya myambi yose ya wa mubi yakumuriro. Rero umukristo agomba kuba yambaye intwaro, yambaye yikwijije. Umusirikari yagiye kuja ku rugamba atwara imbunda, agatwara amasasu, agatwara ibintu byose bizamufasha kurwanya intambara. Niko n'umukristo muri kino gihe agomba kuba yambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo angwana urugamba. Paulo yandika nanone avuga ngo tugomba kuba tubafite intwaro ngo z'iburyo n'iz'ibumoso, iz'inyuma n'iz'imbere. Ni ukuvuga ngo tururwana umwanzi aduturuka iburyo, akaduturuka ibumoso, akaduturuka imbere, akaduturuka inyuma. Ariko ngo tugomba kuba twambaye intwaro zose z'Imana, z'iburyo n'iz'ibumoso, tukaba turazambaye kugira ngo tubashe gutsinda intambara, kugira ngo tubashe gutsinda urugamba rwose. Bavandimwe bakristo torero ry'Imana, turabasaba cyane kugira ngo aho muri mwese umuntu wese abashe kwambara intwaro. Ntawaje ku rugamba adafite intwaro, ntawaje ku ntambara ngo adafite intwaro. Buriya iyo umuhinzi agiye kuja mu murima aza yitwaza isuka akagenda akaja guhinga, afite intwaro igiye kumufasha gukora ka kazi. Umunyeshuri yagiye kuja ku ishuri aba afite intwaro yitwaza agiye kuja gukoresha muri rya shuri giwe. Umukristo nawe rero agomba kuba afite intwaro za gikristo, intwaro z'umwuka agomba kurwanisha, kuko turwana n'ibitagaragara, turwana n'imyuka mibi y'abadayimoni, turwanya n'umwami utegeka ikirere. Uwo wese ni umwami uduhiga mu gitondo na nimugoroba, arwanya ubugingo, arwanya abakristo. Ariko iyo tugiye kurwana twebwe ntabwo turwanisha intwaro z'umubiri, ahubwo twambara intwaro zose z'Imana. Niko umugaragu w'Imana, Imana yabwiye Gideyoni marayika w'Uwiteka amaze gusanga Gideyoni ubwo yahuraga ingano, afite ubwoba, afite agahinda, bari mu kibazo cy'Abamediyani, bafite ubwoba cyane. Aho ngo yari yagiye kwihisha hase kuri ingano, ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ngo wa munyembaraga we. Gideyoni ngo aravuga ngo ntabwo ndi umunyembaraga. Nuko abaye umunyembaraga, ubwako bwacu bukaba duhinga, abandi bagakura imyaka yacu, tukaba dufite ikibazo kimeze gutya. Ariko marayika aramubwira ngo uri umunyembaraga, kandi aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Bwana asifiwe. Tuzatuhaguruka tujane imbaraga zacu zawe uko zingana. Uri umunyembaraga, uri umutsinzi. Nuko utabyiyumvamo, nuko utabizi, nuko utabimenya. Ariko reka nkubwire ko kuri umunyembaraga ugomba guhaguruka kugira ngo urwane na Satani, umukubite hasi, umutsinde. Niko Paulo yavuze aravuga ngo iyo tuba turwana ngo tuzadukubita hasi mpaka ngo n'ikintu cyose cishiya hejuru kurwanya ubushake bw'Imana ngo navyo tukabifata mpiri, ndetse ngo tugafata mpiri bitekerezwa mitima y'abantu. Ni ukuvuga ngo iyo dufite izo ntwaro dukubita hasi impaka. Ico ni ikintu tugomba kuba dufite, tugomba kuba twitwaje, tukitwaza intwaro. Umukristo agomba kuba afite intwaro arwanisha ku rugamba. Hariho umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha abantu neza, aravuga ngo basirikare ba Kristo nimuhaguruke mu rwane, turasane n'isi n'umubiri. Tugomba guhaguruka tukarasana, tukarwana intambara. Abaturwanya ntibicaye, umwanzi ntabwo asinziriye, umwanzi ari maso ku manywa na nijoro adutera uko bukeye uko bwije. Ariko natwe tugomba kumurwanisha intwaro z'umwuka, gusengesha umwuka iteka, inkota y'ijambo ry'Imana akaba ariyo duhagurukana, akaba ariyo turwanisha. Itorero rya Kristo rifite intwaro rihari rwanisha muri kino gihe. Ibindi kintu cya kane kiranga umusirikare mwiza wa Kristo. Umusirikare mwiza wa Kristo agomba kuba yambaye imyambaro ya gisirikare. Umukristo afite imyambaro yambara. Iyo tuvuga imyambaro ntabwo tuvuga amakositime cyangwa amaholande cyangwa izindi myenda, amashati n'amapantaro. Ntabwo ari byo tugiye kuvuga, si iyo myambaro dushaka kuvuga. Ahubwo tuba tuvuga umwambaro w'umwuka.
hariho umwambaro w'umwuka. Pawulo yandika igice cya 2 umurongo wa 12 hariya mu gitabo mu rwandiko rw'Abikolosayi, avuga ijambo ryiza, igice cya 3 n'umurongo wa 12 mu rwandiko rw'Abikolosayi, aravuga ngo kuko bikwiriye intore zera z'Imana, aravuga ngo mwambare umutima w'imbabazi. Hariho imyambaro y'abakristo tuzatwambara kugira ngo tubashe gutsinda intambara, tuzatwambara umwambaro w'imbabazi. Umukristo wese agomba kuba afite umwambaro mwiza wo kubabarira. Umukristo utababarira ntabwo aba ari umwana muto cyane. Ariko hariho umwanditsi w'umunyabwenge wanditse neza nkunda cyane, yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo umuntu ngo nakurusha kubabarira ngo uzagenda umwubaha azaba akurusha ikintu gikomeye. Kubabarira ni insinzi, kubabarira ni ijambo ry'intwari. Umuntu wese w'umukristo agomba kubabarira, akaba afite umwambaro mwiza w'imbabazi. Aravuga ngo umwambaro w'ineza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira neza n'ubuntu ngo ndimukabyibagirwe. Umugore witwa Dorcas yagize neza mu rwandiko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, iyo dusoma ijambo muri icyo gitabo, umugore witwa Dorcas, uwo mubyeyi yakoreraga imirimo myiza, yagiraga ubuntu, akagirira neza abantu, bituma bivugwa ngo wambare ineza, umutima w'ineza. Umutima w'ineza, mwambare kwihangana, mwambare urukundo. Iyo ni imyambaro y'abakristo bazabambara bakaberwa, bakabona kugenda mu muhanda, bakabona kugenda mu gikorwa bahaye bagakorwa. Iyo kuri uyu muntu yambaye, baravuze ngo wambaye neza araberwa. Ni ukuvuga ngo natwe abakristo hariho imyambaro tugomba kwambara itameze nk'iyabisi. Imyambaro y'urukundo, mwambaro w'imbabazi, mwambaro w'ibyishimo, mwambaro w'amahoro. Iyo ni imyambaro tugomba kwambara tukayambikwa. Niko Pawulo yandikiye Abakolosayi, aravuga ngo kuko bikwiye intore zera z'Imana, mwambaro umutima w'imbabazi, mwambaro umutima w'ineza, mwambaro uwo kugira neza n'urukundo no kwicisha bugufi. Iyo ni imyambaro twambara. Iyo ni ingingo rero tugomba kwambara. Umusirikare agomba kuba yambaye iyo myambaro, agakweta inkweto neza, agashyiraho umukandara. Bivuga ngo ni ukuri, mukeye ukuri. Wo ni umwambaro twambara abakristo, kugira ukuri mu buzima. Nimba hari ikintu kinaniranye muri kino gihe, n'ukuri. Ukuri kwarashize mu bantu, ariko ijambo ry'Imana tugira kuko tugomba kuba abanyakuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba yego yanyu ibe yego na oya yanyu ibe oya, ngo ikirenze kuri ibyo ngo gituruka ku mwanzi. Bavandimwe bakristo, iki ni igihe tugomba guhagarara neza tukambara imyambaro. Yindi ngingo iranga umusirikare mwiza wa Kristo cyangwa se umukristo uhagaze neza, niko yavuze ngo uza wihanganira, uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Umusirikare mwiza agomba kuba afite kwihangana. Utihanganye ntabwo wakora igisirikare. Abasirikare n'abantu babihanganye, bazamubwira gusa ngo cha akaba arahanyuze kuko ari mu itegeko rya gisirikare. Bakakubwira ngo ibyo zose akabyihanganira, akihanganira inzara, akihanganira amakuba, akihanganira ibyo zose. Cyatumye mutangaho urugero ngo tuza twihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Umukristo arangwa no kwihangana. Hariho abantu benshi bavuga ngo jewe sinakwihangana. Hariho umugabo umwe babajije ngo ese umuntu yaza, bati wemeye rwose wabaye umukristo? Bati rwose nabaye umukristo, navuye mu buzima bwa kera, ubu nabaye umukristo. Yari umugabo w'ingara cyane. Baravuga ngo ese ubu ngubu wemeye neza ko wakijijwe? Bati nakijijwe pe. Bati ese umuntu yoza akagukora kwitama wo kwihangana ntugire icyo umusubiza? Bati uwo nguwo aba yanshatse. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga kuko nta kwihangana aba afite. Biravuga ngo tugomba kuba twihangana. Niko mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12 ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Abantu bazagororerwa, abantu bahembwa nababashije kwihangana, bihanganira imibabaro, bihanganira intambara, bihanganira urugendo. Pawulo yandikira igitabo urwandiko rwa Biroma ibice 8 umurongo wa 31, aravuga ngo niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo ese namakuba, n'ukwambara ubusa, n'ugusonza? Aravuga ngo nta kintu na kimwe cyatutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Bene data bavandimwe, hariho amakuba. Umukristo ngo dufite amakuba impande zose. Amakuba duturuka impande zose, ariko tugomba kubyihanganira. Iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira bene data benshi bagiye bihanganira imibabaro. Intumwa za Yesu Kristo bihanganiye imibabaro, barihangana bakomeza urugendo rwabo. Dusanga ba Stefano baratewe amabuye ariko barihangana, ba Yakobo barihangana, ba Yohana barihangana mu mibabaro yabo, bakomeza kwihangana kugira ngo bazarangize urugendo bahamagariwe. Rero bavandimwe,
tugomba kwihanganira imibabaro muri uru rugendo nk'abakristo beza abakristo nk'abasirikare beza bahaye bakora umurimo w'Imana neza. Hariho ibintu byinshi twaganiriye, ariko reka tuze tuzakomeza ku gice cyacu cya gatatu tugira ngo tuganire hejuru y'ibintu biranga umusirikare. Tuzakomerezaho tugenda tuvuga hejuru y'ingingo zigenda ziranga umusirikare mwiza wa Kristo. Iyo umuntu amaze kwihanganira imibabaro, iyo umuntu amaze kwihanganira ikigerageza arimo, iyo umuntu amaze kwihangana mu ntambara hayanyuramo, niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa Yobu, ni umugabo w'untangarugero mwiza tuzatureberaho wihanganye neza, wihanganiye imibabaro. Aravuga ngo izi nzira mpaye nyuramwo nimara kugeragezwa ngo nzavamwe meze neza, ngo meze nk'izahabu nziza yatunganijwe mu ruganda. Ni ukuvuga ngo mu mibabaro y'umusirikare mwiza wa Kristo, mu mibabaro y'umukristo, iyo yihanganiye neza, iyo arushanywijwe neza akihangana, agera ku ngororano, arahembwa. Rwandiko igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana kiza kitubwira ngo unesha urugamba, uzanesha ngo nzamuheza kwicarana na data, ngo kuko naje nanesheje data nkayicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Unesha ngo nzamuheza irindi zina risha, nzamuheza izina risha ngo ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, ngo keretse uri hawe. Aravuga ngo unesha ngo nzamugira inkingi yo mu rusengero, unesha ntaca azatarwa n'urupfu rwa kabiri. Nitunesha bene data tuzahabwa ingororano. Turi ku rugamba twaturwana nk'abakristo, nk'abasirikare beza ba Kristo. Ni mwihangane, hariho ibihembo, hariho urugamba twaturwana, hariho intambara twaturwana. Muri ibyo warinze mu ndirimbo z'agakiza 48 yaravuze ngo ni igihe gito ngifite intambara, aravuga ngo ni igihe gito ngifite umuruho, aravuga ngo noneho nta kibibabari ntwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu. Ubu nyine nta kibibabari igomba kudutwara, iyo tunyuramwo nta kibibabari dutwaye kuko tuzayibagirwa kwa data. Dukomere cyane itorero rya kino gihe, nubwo rihaye nyura mu ntambara, nubwo radutungira mu kaga, nubwo twatunyura mu bikomeye, ariko mwihangana. Urugamba twatoye, urugamba twaturwana tuzarutsinda. Uje ufatanya naje kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ntawa umusirikare ngo abakinejeje, ngo yishiye mu z'ubugingo, ngo abakinejeje uwo mwanditse kuba umusirikare. Hariho abantu babicara mu z'ubugingo, iby'ubugingo birahari, uburabyo bureze, ibintu birahari bikwega abantu, bibajana mu z'ubugingo, bibakura mu gakiza, bibajana hanze ya gakiza, bikomeza kugenda bibinjira mu bindi bintu, kuko baragenda bava mu gakiza bagenda baja mu z'ubugingo, bitwara nabi, bitwara uko bidakwiriye. Ariko nimureke duhagarare gisirikare, duhagarare kigabo, turwana intambara, turwana urugamba. Umunsi umwe tuzanesha, tuje kugororerwa n'Imana yacu. Tuzakomeza tuganira, ndagira ngo dusorezaho tugenda tuganira hejuru y'umusirikare mwiza wa Kristo n'ibintu bigenda bimuranga. Uyu mwanya bene data badukurikira mwese, twongeye kandi kubashimira kugira ngo murusheho gutekereza kuba abasirikare beza ba Kristo. Duhongere kandi turusheho gutekereza kuko turi mu ntambara. Ivyo tuhaturwana ni ibitagaragara, ni ibitaboneka, ni ibintu byo mu mwijima, ariko twebwe tukarwanisha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ntabwo turwana nk'abanyamubiri, ntabwo turwana nk'abantu b'isi, ahubwo turwana nk'abanyejuru, turwana nk'abantu ba mu mwuka. Abantu barwanisha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, twambara intwaro z'umwuka wera w'Imana. Bakristo mwese mudukurikira muri kino gihe cy'ibyago bimeze gutya, muri iki gihe cy'intambara zimeze gutya, mukomeze musenga Imana, mukomeze muhagare ku rugamba, umunsi umwe ruzarangira. Ndiko muri vyaririmbye aravuga ngo udora urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Urugamba ruzarangira, mugume mu ntambara, mugume kuri fro, mugume ku rugamba, urugamba rugiye kuzarangira. Reka dusenga Imana, tubwiye abantu bose badukurikira kandi kuri uyu munsi, kugira ngo iri jambo ry'Imana rirusheho kugira imbaraga mu bugingo bwacu, rirusheho kubana natwe muri bino bihe by'ibyago bikomeye. Intambara, isi iri mu mwijima, isi iri mu bibazo muri kino gihe. Abantu ko baribaza, abakomeye ko baribaza, abanyabwenge ko baribaza uko bimeze, ariko abakristo tugomba kuba turi maso, tugasenga Imana, tukambara intwaro, tukarwana urugamba, kuko umwanzi n'amayoberane yiwe yakomeje gukora mu buryo bukomeye. Nako tugomba kuba twambaye intwaro. Data mu izina rya Yesu Kristo umwami, ugize neza kandi urakiranuka. Uyu ni umunsi mwiza kandi twongeye ku imbere y'amaso yawe, kugira ngo turusheho Mana gutekereza kuko turi ku rugamba. Ureke buri wese wumvira ijambo yongere kandi atekereze kuko ari ku rugamba, yongere kandi atekereze kuko ari mu ntambara. Intambara turwana y'umwanzi, intambara turwana y'imyuka mibi y'abadayimoni, ariko tukarwanisha ijambo ryawe, tukarwanisha gusenga, tukarwanisha intwaro zose z'Imana, izo watwambitse, izo waduhaye.
asante kuko batwumvishe bose baza guhabwa umugisha n'iri jambo kugira ngo rigire ico rikora rihindure ubuzima bwabo bye kuba gusa ibintu by'amagambo ahubwo bibi ibintu bihindura ubuzima bwa buri wese uzumvise. Asante kuko bikoze ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turakomeza kubasaba mwebwe mwese bavandimwe gukomeza gutanga komenti ndetse na share kubwira ijambo, tuzakomerezaho ubutaha. Imana ibafashe kandi baheze umugisha, amen.